tuje kubabwira ubugome bw'abaganga muri iyi minsi, ubugome bw'abadogiteri muri iyi minsi. Turimo tujyana abarwayi bacu kwa muganga, abantu bacu barwaye twabageza kwa muganga, noneho bakabandikira ngo bazabonana na muganga nyuma y'amezi 3. Ese mu by'ukuri abarwayi turi kwavana mu rugo batarwaye? Mwandike muri comment mu by'ukuri. Ese muganga we cyangwa dogiteri baramutse bamuhaye randevu y'amezi 3 bakamubwira bati niho azahembwa, yabyakira ati? Gusa reka tubanze dusabe abafite abarwayi mu bitaro bitandukanye byo mu gihugu bihangane kandi bakomeze kwizera ko umwami Imana yabagirira neza, ko Uwiteka Imana yagira uko abagenza. Ntabwo kuba barwaye ari uko batutse Imana, ntabwo kuba barwaye ari uko hari ukundi byagenze, ahubwo ni umugambi w'Imana. Uwiteka arabazi, rero ntimukihebe ntimukiganyire. Ndagira twibariza abaganga, ugasanga ujyanye umurwayi kwa muganga barangiza bakaguha randevu y'amezi 3. Ese mu by'ukuri iyi randevu y'amezi 3 dogiteri aguha ngo nibwo muzabonana kandi umurwayi arembye? Ibi bintu muganga yabitekerejeho? Hanyuma se muga we baramutse baguhaye randevu y'amezi 3 ku mushahara wawe bataguhemba, leta nkubika kubwira ngo tuzongera kuguhemba nyuma y'amezi 3, wowe ibyo bintu wabyemera? Hanyuma se kuki mufata abarwayi barwaye barembye? Ugasanga nk'umurwayi avuye mu bitaro bya Gisenyi bamuhaye transferi yo kujya kubona na dogiteri mu bitaro bya Ruhengeri, none yagera mu bitaro bya Ruhengeri bakamwandikira indi minsi 30 cyangwa se iminsi 90 ngo nibwo dogiteri azaboneka. Ibintu ntabwo byari bikwiye, ntabwo byari bikwiye. Niba umurwayi aje kwivuza nyaboneka mwe kumuha indi minsi kubera ko aje kwa muganga afite uburwayi. Minisitiri w'ubuzima, turagira ngo iki kibazo ubashe kuba wagikemura cyo kubona twajyana abarwayi bacu kwa muganga barangiza ngo baduhaye randevu y'amezi 3. ngo nawe nyumvira mu mezi 3 bizaba bimeze biti? Ese umurwayi bavuye mu rugo atababaye? Abarwayi tuba twavanye mu rugo batababaye? Kuki ibi bintu bibaho mu bitaro? Iki ni ikibazo wakwibaza kandi wabona ko giteye impungenge mu barwayi ndetse no mu miryango yabo, kubera ko baba bamuvanye mu rugo babona ko arwaye kandi arembye. Rero ibintu byo kuvuga ngo dutanze randevu, mujye mumenya ko abantu bababaye, kandi mu by'ukuri namwe mumenye ko baramutse babahaye randevu ku mishahara yanyu mutakwishima. Sibyo?